Shadraka, Meshake na Abednego. hanyuma hari nanone Daniel mu rwobo rw'intare, we bamushyize mu rwobo rw'intare, ahamya Imana. Iriya ntaru ugiye gukurikiza ntabwo ari yiyirije nk'abarokore, nta nubwo yari yakutse amenyo kandi ikunda inyama, ahubwo ngo bari bazishonjesheje. Yego, barazishonjesheje, baravuga bati bazima icyo kurya cyane, baravuga ati uyu munsi turaba umuntu rwose, ubundi munogoremo amaso, ariko agiyemo ziba inshuti ye, sibyo? Rero icyo nakubwira ni iki, ubu se birivuga ngo nimunyura mu muriro ntuzabatwika, nimunyura mu mazi ntazabatemba. icyaha ni icyaha, gukiranuka no gukiranuka, sibyo? Bene data bakundwa, inshuti zacu, bana bacu, ibyo bintu murimo mukora ukavuga ngo navutse ndi umuhungu ariko hormone zimeze zitya, nta n'uwazipimye ngo abikubwire, ubizi uko uteye nk'umugabo, ubizi uko uteye nk'umudamu, warangiza ugakora ibyo ngana n'amaso y'Imana, ukazana ubuyobe bwo kwimura Imana, ubuhenebere bwo kwimura Imana mu mutima wawe, warangiza ukibwira ibyo ugomba kwibwira by'ubupfapfa, warangiza ukabishyira mu bikorwa, warangiza ukagenda wica abandi bantu. Reka nkubwire, Imana irakuziye. Turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Kiyana TV show. Amahoro Imana itanga nabane namwe. Ngewe ubasuhuza ni Jean Marie Mbanza Bugabo. Imbere ya kamera zacu tuhafite umutumirwa, umubyeyi umeze neza cyane, mumenyereye mu nyigisho zitandukanye. Mukozi w'Imana, turabakiriye. Murakoze kutwakira, nanjye ndanezerewe ko mwahisemo mukantumira. Imana ibahe umugisha. Mumeze neza? Turashima Gitare. Umwaka mwawutangiye neza? Ndabona kwa mbere kudufashe neza. Rero mbere yo kwinjira mu kiganiro nagira ngo mbasabe mubanze musenga Imana, ubundi twinjire mu kiganiro. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje kuri Imana nziza, turagushimiye, turaguhimbaje ko wabanye natwe, kandi n'abadukurikirana muri aka kanya nuko wabanye nabo, twabyutse biremera. Mwami mwiza ubishimirwe. Turakwinjiza rero kugira ngo ikiganiro tujye gukora uzubane natwe, ibyo tuvuga byose tuvuge tubwirijwe nawe, kandi ibyo tuvuga biba ari ibyuritse imitima, biba ari ibyubaka abari budukurikira. Mukunzi mwiza, shimwa shyirwa hejuru, tegeka ganza, mukabera w'Imana uzubane nanjye, kandi n'uyu mwene data turi kumwe nawe uzubane nawe, ibyo turi buvuge byose biba ari ibishimisha Imana, biba ari ibihimbaza Imana. Urakoze kuri Imana, biba mu izina rya Yesu, amen. Amen. Rero uyu munsi nagutumiye kugira ngo tuvuge ku kintu cyitwa uburinzi bw'Imana. Yego. Umuntu ashobora kubanza akavuga ngo ubundi Imana ni indirinda, umeze uti? Ubyumva uti? Imana inda abantu bose, kuko yarabaremye bakunze. Ariko nanone urabizi, yenda ntabwo tujya muri biriya cyane, biravuga ngo umuntu ushaka rumwe atazambona. So rimwe na rimwe rero kubona Imana ntabwo tuyibonesha amaso, tuyibona mu byo idukorera, tuyibona mu kuturinda, tuyibona umunsi ku wundi, kubona hirya no hino amakisida yisha abantu, ariko wowe wabyuka ugasanga uriho. Si uko abishwe na akisida atari uko Imana itabana nabo, ariko hari ukuntu Imana, reka rero dusubire nk'inyuma, nk'ukuntu nkunda kuvuga ku mugabo witwa Yubu. Yubu yari umukiranutsi w'Imana, hanyuma bigaragara ko Satani yirirwa mu isi ashaka abatwara cyangwa ashaka ababuza ubuzima, hanyuma ahura n'Imana. Imana turavaye ati mvuye gutembera mu isi, hanyuma aravuga ati wabonye umukiranutsi wanjye Yubu? Satani aramubwira ati namubonye se, ubundi ko wamuhaye byose, afite inka, afite abana, afite ubukire, afite byose, yari umukungu. Ubundi se yabuzwa n'iki gukiranuka? Yaburwa n'iki no gukunda? Yaburwa n'iki gukuba? Ariko uramutse umukuyeho biriya bintu byose, Imana iramureba iti noneho wowe niba ugira ngo ibintu nibyo bituma nkunda, genda byose ubijyane cyane, ariko ntufate ku bugingo. Bivuze ko ubugingo ubundi Imana yari iburiye. Ubugingo bwa Yubu bwari mu maboko y'Imana, ariko icyatumaga mu maboko y'Imana nta kindi, nuko yayiringiraga, nuko yayikundaga, nuko yari inshuti n'Imana, nuko yari inkoramutima yayo cyane. Rero ugize uti irinda nk'abandi, irinda nka ba Yubu nyine. Haleluya. Uvuzemo ibintu bibiri bitandukanye. Ni ukuvuga ugitangira wavuze ati twese Imana yaraturemye. Oya, Imana yaraturemye, iranadukunda, ariko igira inkoramutima zayo. Sinzi uko urimo kubyumva. Ndi kubyumva cyane.
uracyari umusore ariko ababyeyi banyumva baranyumva, hari igihe ugira abana benshi ariko ukagiramo umwana umwe ubona ko akora ibintu byose nk'uko ubishaka, hakabona n'abandi bakora byose rero si uko utababyaye, si n'uko utabakunda, sibyo, uba ubakunda pe, ariko hari umwana ugukora ku mutima. Niyo rero ushaka Imana, niyo ukunda Imana cyane, iyo uri inshuti y'Imana, hari ukuntu uyikora ku mutima ku buryo n'ikigiye guhungabanya ibanza ikagihungabanya. Yego, ariko utavuga ngo Imana twese turi biremwa byayo, twaremwe mu ishusho y'Imana, iradukunda, sibyo, waba uri umupfumu, waba uri umukonikoni, waba uri gatiki, iragukunda kuko yarakuremye. Ariko hari igihe iguha chance kugira ngo uve muri ibyo byose. Impamvu wenda nazamuye ijambo ry'uburinzi mvuga ngo Imana irinda abandi, buriya hari nko muri Bibiliya isomye hari ahantu Imana yagendaga itanga isezerano ibwira umuntu ati nzakurinda, nzabana nawe. No muri iyi minsi ibintu biri kuba muri Amerika urabizi, hari umuriro urimo gutwika ibintu byinshi cyane, harimo kwangirika cyane, birimo kugaragara ko hari inzu yasigayemo hagati, ahandi nyamara hose hagashya, nyamara iyo nzu ubona ko nta n'umwotsi wayicumbyeho. Ibyo bintu wenda niho natangiriye mvuga nti ni iki umuntu yakora kugira ngo Imana nyine abe ari connecting cyangwa se abe yizeye uburinzi bw'Imana. Erega nk'uko nakubwiye, ni ukuba inkoramutima yayo, ni ukuyikunda, ni ukutayigomera. Sinzi kuzi ikintu cyo cyitwa kwigomeka. Kwigomeka. Hari igihe ubuze Imana, for example nk'ara muri Amerika nyine. Yes, hari igihe ubuze Imana, ariko warenze ukigomeka cyane, ukigira ko ubundi reka nkubwire, n'abatazi Imana irabaha, irareka bagakora bikagenda bagakira pe, sibyo, ukajya mu bupfapfa bwawe ukabuze ngo Satani yaguhaye amafaranga ikakurinda ikakwihorera, ugakira ukamenya, ariko ibigira ngo ibiguhaye chance yuko wahinduka. Hari igihe rero iboneka avuga iti uyu nguyu ni akahebwe, ni akahebwe, reka mwihorere. Buriya no muri Bibiliya hari abo yarekaga, sibyo, hari abo yarekaga pe, ibona ko umutima wabo, sinzi kuzi umwami Sawuli, buriya umwami Sawuli nawe Imana yageze aho isa nk'imukuyeho amaboko, irangiye kwishakira aho yakwimika kugira ngo azamusimbure. Hari igihe rero ikureba ikabona uri umupfapfa, ikabona ntiwumvira, ikabona uri ikigomeke. Hari ibyago bitugeraho kubera kutumvira. Urugero nigeze guha urugero rwa Yona. Imana yamutumye ahantu arayigomera, irangije iravuga iti reka muteze akana amenye ko ndi Imana, yagombaga kuba yamwica burerega, ariko yagiye mu nda y'ifi, ifi yagombaga yenda no kuba yaremererwa igapfira mu mazi, ariko Yona yaje kuva mu nda y'ifi. Abantu n'ubu turasoma Bibiliya ko Yona yagiye mu nda y'ifi akagira gute, n'igitangaza cyabaye, ariko byatumye Yona amenya Imana kurusha uko yari ayizi atarayigomera. Ubu rero nuriya muriro umuntu abawurokotse bazamenya Imana. Hari ni video niba ari amafoto nigeze mbona nyine ngo abantu ibihumbi bari ahantu bari kuramya Imana, bari kuvuga bati Imana niwe Uwiteka, niwe Imana yacu. Urumva Imana igikora akantu cyangwa igikora ikintu kugira ngo abantu bamenye ko ari Imana. Kubona uriya muriro wose utwika agasigara iriya nzu cyane, biriya ni nka Yona mu rufi, mu nda y'ifi, sibyo cyane. Ubundi mu nda y'ifi ibyago kugira ngo ikwigishe, mu nda y'ifi wakiriramo bibaho, ariko Imana ashaka kugaragaza igikoko cyakuriye cyo cyakuriye. Imana ashaka kugaragaza ngo ndi Imana, ntaho ntarindira umuntu, sibyo, ndi Imana isumba byose. Mfashijwe ntaho ntarindira umuntu, no mu nda y'ifi namurinda, no mu muriro watwika ibindi byose, ariko inzu yawe igasigara kuko wanyiringiye. Ngo wabiringiye Uwiteka, bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyeza. Rero Imana yagose uriya mugabo, igota inzu ye, irangije igaragaza yuko ari Imana, nta kindi yabikoreye. Ariko uko yarinze Yubu mu bakiranutsi bose bari mu isi, ikareba Yubu ikamwishimira. Kandi reka nkubwire, nubwo Satani adukoresha, iyo Imana ije ntabwo aturinda. Satani yagukoresha agakoresha ibintu byose, ariko reka nkubwire nk'urugero, reka ntange urugero wenda rworoshye. Umugore anyura inyuma y'umugabo akagenda agakora ibyangwa n'amaso y'Imana,
sibyo hanyuma gusa satani imushutse ariko iyo umugabo amufashe ntabwo satani aza kumutabara urugo rurasenyuka cyane cyangwa iyo umugabo nawe abigenje gutya umugore akamufata urugo rurasenyuka kubera iki cyo satani ashaka ni ibintu bisenyuka ni ibintu bipfa ni ibintu birimbuka ariko abantu ntibabizi ibye biza ari byinshi ariko kugenda kwabyo kukamera nka kuriya nyine uko yabahaye bagacirika bagakomera bagasambanira hanze bikemera bagakora ibintu byose bibi bikemera ni nako bakongotse abazanyumva muzambabarira ntabwo ari jyewe ubivuga sibyo iyo ugomeye Imana hari igihano ugomba kubona ariko hari ikintu wenda nshobora gutekereza buriya twese nibyo koko Imana iraturinze ariko ntekereza uburyo twese turinzwe ntekereza urareba nk'abanyarwanda reka dutange urugero nk'abanyarwanda twese dufite umutekano hari abasirikare abapolisi barara baducungiye umutekano ariko uko umuturage arinzwe ntabwo ariko perezida arinzwe cyangwa se minisita hari inshingano uhabwa ako kantu nigeze kukumva kabati ngo hari umuntu ujya usenga ngo akavuga ngo Mana ngo reka ingabo zose zo mu ijuru zingote noneho umuntu yari ari kubaza umanura ingabo zose zo mu ijuru urinde ukora iki mu bwami ku buryo Imana yavuga ati mugende mundindire uyu muntu nyine nibyo narimo nkubwira hari umuntu w'inkoramutima y'Imana biturutse uko abana nayo sibyo biturutse uko ayubaha biturutse uko ayikiranukira biturutse uko ayumvira hari ukumvira hari ukubaha hari ugukiranuka ibyo bintu rero byose iyo ubikoze Imana igikwishimira twabonye Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro bariya bagabo iyo barebye bo bari biringiye baravuga ati iyi Mana nubwo itadukiza twebwe tuzapfa tuyiringiye bari bafite kuyihamya bari bafite kuyizera hari ukuntu uhamya Imana nayo ikaguhamiriza mu bantu n'undi witwa Daniel bari kumwe bose mu rwobo rw'intare muravuga mu rwobo rw'intare bari batatu ni Shadraka Meshake na Abedenego hanyuma hari nanone Daniel mu rwobo rw'intare bamushyize mu rwobo rw'intare ahamya Imana iriya ntare ugiye gukurikiza ntabwo yari yiyirije nk'abarokore nta nubwo yari akutse amenyo kandi ikunda inyama ahubwo ngo bari bazishonjesheje yego barazishonjesheje baravuga bazima icyo kurya cyane baravuga ati uyu munsi turaba umuntu rwose ubundi munogoremo amaso ariko agiyemo zibishutiye sibyo rero icyo nakubwira ni iki ubu se birivuga ngo nimunyura mu muriro ntuzabatwika nimunyura mu mazi ntazabatembana ubu se ntibyasohoye kuri uriya mugabo mu Amerika wari ufite inzu ye none se ntibanyuze mu muriro abandi bagashya bagagumaho rero reka mbabwire bene data hari ukuntu ndimo ndabwira urubyiruko rwacu ndabwira mwa babyeyi mwe munkurikira ushobora kuba utemera ariko icyo nabwira na bene data tutahuje kwemera Imana nimwe ntabwo ari ebyiri uko uyizera kose izagukorera uko uyikiranukira kose uko uyumvira kose icyo usabwa gusa ni ukumvira Imana mu byo ukora byose rero uburinzi bw'Imana ku muntu wese ni garanti rwose urabwemerewe ariko reka mbabwire ikintu kimwe ubu ngubu Jean Marie nk'ubu ngubu urabona ukuntu tubanye sibyo ushobora kuba afite inshuti 5, 6, 7, 8 ariko hari inshuti y'inkoramutima iyo nshuti y'inkoramutima icyaza kije gukwataka abantu bose niyo nabanza gukiza wabyumvise bitavuze yuko mwese mutari inshuti zanjye bitavuze yuko abantu bose atari ibiremwa by'Imana bitavuze yuko abantu bose Imana itabarinda oya irabarinze n'impamvu bari bakiriho cyangwa bari batarashya imyaka yose nuko yabakundaga ariko Imana igiguha igihe cyo kwitekerezaho ukihana ugahindukira ariko iyo ubonye wabaye akahebwe iyo ubonye udashaka kubona hari ukuntu igikwihorera bikakugeraho hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ijya yemera ko byose bitugeraho sibyo ariko icyo nakubwira ku bantu bazi Imana icyo nakubwira ku bantu bakunda Imana uburinzi igihe ubabanzaho sibyo kandi nawe witekerezeho uvuga utoke mfite inshuti zanjye mfite n'abana banjye sibyo ikibazo kirabaye nabanza guhisha ndi ubanza guhisha umwana wawe sibyo kandi twebwe turi abana b'Imana niba uri umwana w'Imana rero ni wowe Imana izabanza kugira gutabara duhereye no kuri iriya nzu niyo cyo wambazaga turi ku musozo w'iki kiganiro buriya ni iki wagira inama kugira ngo umuntu yizere uburinzi bw'Imana kugira ngo umuntu yinjire muri ubwo burinzi bw'Imana mbese agere mu cyiciro avuga ati noneho nanjye Imana ishobora kundinda ni iki cy'umuntu yakora kamubwire ni ukugerageza kuba inkoramutima y'Imana
ukaba inshuti y'Imana, ukagerageza kumvira, ukumvira niba umutima wakubwiye ngo gira gutya bigenza utya, ari ibintu wumva ko ari ijwi ry'Imana koko, n'Imana igutumye ngo ugende se uvuge n'ubutumwa muri Arabia Saudite, so hatagera ijambo ry'Imana, ushobora kugenda ugakoresha ubwenge, naho riharahagera wenda no kwa abasilamu benshi, ushobora kugenda ugakoresha ubwenge, ukagenda ukabwiriza ubutumwa bwiza kandi utabigaragaje, kuko uzi ko ushobora gupfa, sibyo? Aho niho Sawuli Imana imaze kwibonera Dawidi kugira ngo azimikwe abe umwami. Umwami yari umuhanuzi ni Samweli ninde? Samweli agiye kwimika Davide, yabwiye Imana, arayibwira ati se ubu ninjya kwimika Davidi, Sawuli ntabwo ari bunyice? Imana yamubwiye tuzagenda uvuga ko ugiye kugira gute, ugiye kunyosereza ibitambo. Rero hari ibintu bimwe n'Imana ibizi neza ko biri denge. Niba ugiye kubwiriza mu basilamu, ntabwo ugomba kugenda ngo ugende uvuga ngo Yesu ashimwe, gendana ubwenge. N'Imana niko yabigenje itumye umuhanuzi kujya kwimika nde? Davidi. Hari ibintu Imana bigira ngo dukoresha ubwenge, ko Imana yaduhaye ubwenge, ariko ubutumwa bwa Yesu bukomeze bugenda ku isi yose, ubutumwa bw'Imana bugende, abantu bamenye Imana ivana ku cyavu ikicanye n'ibikomangoma, bamenye Imana ikiza, bamenye Imana ibohora, bamenye Imana ikura muri gereza. Twabonye hari benshi basengeye muri gereza, Imana irafungura, Paul na Sila urabizi, haleluya. Imana igikiza bene data, ntabwo twari tuje kubwiriza, ariko twari tuje kugira ngo tuganire ku bintu byabaye muri Amerika, dukomeza na bene data bumva ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda, cyangwa se n'abandi babyigireho, n'abandi bumve n'indi Imana irinda. Nuko twatangiye tuvuga tuti n'indi Imana irinda, twavuze ko kugira ngo Imana ikurinde, twese iraturinda, ariko hari uburinzi buba burushijeho. Ari special security, special security iba ku bana bayo. So abantu bose rabarinda, ni biremwa byayo, ariko hari inkoramutima z'Imana. Kugira ngo ube inkoramutima y'Imana nuko uba wayishaka, wayiterese, wayikunze, wayikiranukiye, wayumviye, sibyo? Ushobora no kuvuga ngo ndakijwe nakira Yesu umwami n'umukiza, ukisambanira ukinywera, nk'abo tujya tubona abanyabuntu, avuga ati ku musaraba byose byararangiye, umunsi Yesu Kristo abambwa, wowe wagiye kuvuka byararangiye. Ariko ntabwo byarangiye, haleluya, ntabwo byarangiye bene data. Gukora icyaha ni bibi, wirirwa uviyora abana b'abandi, wirirwa ukora ibyangwa n'amaso y'Imana by'ubutinganyi, twanga no kuvuga kugira ngo social media barabyanga, ariko reka mbabwire, oya ni oya, yego ni yego, umukara n'umukara, umweru n'umweru. Icyaha ni icyaha, gukiranuka no gukiranuka, sibyo? Bene data bakundwa, inshuti zacu, bana bacu, ibyo bintu murimo mukora, ukavuga ngo navutse ndi umuhungu ariko hormone zimeze zitya, nta n'uwazipimye ngo abikubwire, ubizi uko uteye nk'umugabo, ubizi uko uteye nk'umudamu, warangiza ugakora ibyangwa n'amaso y'Imana, ukazana ubuyobe bwo kwimura Imana, ubuhenebere bwo kwimura Imana mu mutima wawe, warangiza ukibwira ibyo ugomba kwibwira by'ubupfapfa, warangiza ukabishyira mu bikorwa, warangiza ukagenda wica abandi bantu. Reka nkubwire, Imana irakuziye, Imana irakuziye. Ntiwabonye umuriro ukuntu wakongoye? Nawe ndabizi nawe utazapfa, ariko impfu ziratandukana. Gupfa ukongoka bitandukanye no kwiryamirwa ugasinzira nk'umukiranutsi. Haleluya. Twese dufite ingendo zacu zizasoza bitandukanye. Ibihano bya hano ku isi na nyuma y'urupfu cyangwa se nyuma y'ubuzima, buri wese azabazwa ibyo yakoze. Nyuma y'ubuzima hari ubundi, bene data. Ariko reka tureke no gutegereza ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. N'ubu ngubu ubayemo wabufata neza. Haleluya. Hari uburyo Imana iguhaniramo ukiri hano. Reka nkubwire nuko Imana ibiguhemberamo iyo ukiri hano. None se kankubaza, kandi hari n'ibihindi bihembo tuzakira. Reka tubivuga ko niba wabikora. Iyo ugiye ugakoresha imyanya yawe y'ibanga ukayikoresha uko idagomba gukoreshwa, niba ahanyura umwanda ukakoresha ibindi bitagomba kuhakorera cyane. None se ntabwo ubizi ko wambara Pampers zirahende, kandi ya mafaranga wakoze uko wayashakiye wakusanyije n'ubundi uzajya kuyivuzamo. Rero twebwe kubabwira ntabwo ari kugira ngo tuviolating rights zanyu, ahubwo turagira ngo tubashyire umucyo, tubabwire ingaruka yo kutumvira Imana. Ingaruka y'icyaha ni urupfu. Ingaruka y'icyaha ni urupfu. Uko rwaza kose
ni urupfu. Kandi iyo upfuye hari aho tuzajya nk'abemera, iyo upfuye wemera hari uzajya ukiranuka, hari ubundi buzima tuzabamo. Ariko iyo udakiranuka hari ubundi buzima budashimishije wazabamo. Ariko two gutegereza ibyo byose, ubuzima tubayemo uyu munsi. We biragushimishije kurya amafaranga ukanezerwa, ariko ejo ukivuza ugahora kwa muganga, amara yawe agatangira kurekura ibirimo byizana. Ibyo nibyo ushaka? Reka mbabwire bene data, urubyiruko rwacu, ushobora gukora akazi kose kagutunga. Ushobora kogosha ugakora muri salo, ushobora gukina umupira ukagutunga, ushobora kujya muri volleyball ukagutunga, ushobora kujya muri, hari imikino wajyamo nk'umujeni, hari ibyo wakora, washaka n'akazi, ariko ukareka gucuruza umubiri wawe, kuko uwo mubiri ntabwo wawe ngo uwucuruze, oya, kuko waremwe mu ishusho y'Imana. Uri urusengero rw'umwuka wera. Mu rusengero rw'umwuka wera ntabwo wakorera ibyaha, ntabwo wahasambanira, ntabwo wahakorera ibyo byose. Ariko Bibiliya yatubwiye ko nubwo tutajya muri Bibiliya munsi, Bibiliya yatubwiye ko hari ubuhenebere buzanwa no kwimura Imana, kandi muri ubwo buhenebere niho tubonamo ubutinganyi, nibwo tubonamo gukoresha imibiri uko itabugenewe, nibwo tubonamo ubuyobe bwinshi cyane. Ariko ibyo byose haracyariho ibyiringiro. Haleluya. Wakwihana ugahindukira, Yesu Kristo ateze amaboko, yakubabarira. Aho waba ugereje hose ni umunyembabazi. Niyo mpamvu mwabonye Amerika barahiye kera, California barahiye kera, ariko Imana yabanje kubaha agahe ko kwitekerezaho. Haleluya. Yabanje kubaha igihe cyo kwitekerezaho, irangije ibaha umuperezida ukijijwe. Haleluya. Ibaha umuperezida ukijijwe, kandi yarigeze no kubaha abandi babatinganyi, yabahaye abandi b'abasatanisiti ku rwego rw'isi. ariko irangije avuga iti, umva, muri abana banjye, reka abana banjye nabo igihe baruye kirahagije. Ibaha umuperezida ukijijwe, ariwe Donald Trump. Ababireba bashobora kuvuga ngo Donald Trump nta bwenge afite, ngo ntabwo ari kireva nk'abandi, ariko reka mbabwire, umuntu wese ufite ubwenge bw'Imana yashobora gutegeka. Umuntu wese ufite ubwenge bw'Imana nta kintu atakora. Niyo mpamvu uzabona umuntu utarigeze yiga gusoma, ariko Imana ikamuha gusoma Bibiliya, akamenya gusoma, kubera ko Imana yacu ifite ubushobozi. Reka mbabwire, wemera utemera, Imana irahari, kuko twebwe tuyemera, turabyizera, kandi turabizi ko ihari. Niyo twireba turiho, ntacyo twatanze, ntabwo turi beza, ntabwo turi abantu bandi, ariko Imana yaraturinze kugeza uyu munsi. Ndavuga namwe kubera ko ndiho, nawe nkurikirana ni ukubera ko uriho. Reka duhereze Imana icyubahiro. Imana yacu ni nziza. Haleluya. Ndakubwira nanjye ndibwira, mureke twumvire, mureke dukiranuke, mureke tugendere mu nzira z'Imana dutunganye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Twaremwe mu ishusho y'Imana. Uru ni urusengero rw'umwuka wera. Mureke tureke gukomeza kurwanduza, dukoreramo ibyangwa n'amaso y'Imana. Hariya bari abahanishijwe umuriro, ariko twebwe tuzahanishwa ibindi. Rero umuntu wese yisuzume, uvuge ngo ariko mbanye nte n'Imana? Ese ndayumvira? Haleluya. Ese ndakiranuka? Reka nkubwire, uko waba wemera kose, nubwo waba utemera Yesu, haleluya, ariko wemera ko Imana ari Imana, ubwo uba wemera Yesu n'ubundi directly, ubu yemera, kuko twebwe twizera ko Yesu ari we Mana. Haleluya. Yenda ntitwabijyamo Bibiliya ngo tubibaprovinge right now, ariko Bibiliya itubwira ko Yesu ari we Mana. Rero nuvuga ngo niba wemera Imana, nubwo waba utemera Yesu, urende wemera Imana. Gusa ibyo si byo byatuzanye. Twaje kubabwira ngo mureke tugendere mu nzira y'Imana neza dutunganye, mureke dukiranukire Imana. Haleluya. Kugira ngo uburinzi bw'Imana bube kuri twebwe, buganze kuri buri umwe wese. Mu nzira zose urimo, Imana izakurinda. Haleluya. Waba uri mu rugendo ugendera mu ndege, izakurinda. Waba uri muri iyi si mu ntambara, ahantu hari intambara, izakurinda izo ntambara. Yaba ari aho hari imiriro cyangwa imiyaga, izabikurindiramo, kuko Imana irusha imbaraga iyo miraba n'imiyaga. Haleluya. Ngo Yesu Kristo yari ari mu bwato, ngo umuraba uraza urakubita, abantu bati turashize, ariko abari bazi banga barisinziriye, baravuze ati turi kumwe n'Imana ikomeye. Iyo uri kumwe n'Imana mu kigeragezo, urakomeza ugakomera. Iyo uri kumwe n'Imana mu miraba, uratuza, kuba uzi ko uteza imiraba ari kumwe nawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyo uri kumwe n'Imana mu muriro, uravuga utereka niryamira, ndabizi kuri bundinde, izindi zigashya, urwaye rugasigara, kuko Imana yacu irakomeye. Imana yacu irahambaye. Aha, dusoza rero tuhita tunasenga. Birumvikana nyine abantu Imana irinda, n'ubu kugira ngo Imana ikurinde abantu babyumvishije, yariyo ntego yacu. Ni nk'iki nyine, wanabagire n'inama, birumvikana
nagira ngo wenda dusoza ugire ikindi kintu gitoya ubabwira noneho uhita unabasengera Imana. Icyo nababwira nta kindi ni ukumvira. iyo wumviye Imana, iterambere ryawe kutumvira Imana bitera ibihombo. Haleluya. Mwabonye ikiba kuri California. Biriya ni imirimo yo kutumvira Imana, n'ingaruka zo kutumvira Imana. Haleluya. Rero nakubwira wowe nanjye nibwira, mureke twumvire Imana, mureke tugendere mu nzira z'Imana dutunganye. Ikindi mureke dukiranuke bene data. Haleluya. Harimo abantu bajya bavuga ngo mpemuke ndamuke, ukavuga ngo reka nkore iki kintu nubwo mbizi ko kinyuranye n'iby'Imana ishaka, ariko yenda kirangeza mu mibereho nshaka. Ariko ushobora kugera mu mibereho ushaka ntuyibemo amahoro. Yesu ashimwe cyane. Reka nasubire inyuma ho gato, nkunda kuvuga ku mugabo bita Yakobo. Haleluya. Yakobo yariganyije umugisha wa mwene se, afata inzira arabura, arahunga. Yego kuwuriganya byari mu bushake bw'Imana, ariko Imana ko ari cyo yari yamuvuzeho, iyo nyina ataza gushuka umuhungu we ati tubigire dutya, Imana yo mu bumana bwayo yari ifite ukuntu izabigenza, ko n'ubundi yari yarabiteganyije. Ariko kuko nyina we yashakaga kugira ngo ahari, ngira ngo ashobora kuba yarabibaje ati iyi Mana yarabimbwiye ariko ishobora kuzatinda kubikora, ahita yihutisha umuhungu we aramushuka. Muzajye muhasome, aragenda uko ise yababwiye kugira ngo bagire ibyo bategura baze abaho umugisha, baragenda ategura ibya mukuru we, umugisha wa mukuru we arawutwara. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko kuko yari afite uwo mwuka w'uburiganya wamugenzeho, yaragiye umugisha yashatse arawubonye, sibyo? Inka arazitunga, ibintu byose arabitunga, arongora n'abagore be 2, ariko ntabwo bamuhagije kuko akomeje kubura amahoro. Arongora n'inshoreke zindi, yongera n'abaja, umva ntacyo atakoze, ariko yari yarabuze amahoro. Buriya hari ibintu dukora muri ubu buzima tukavuga ngo reka tubikore tubone ubukire, ukagenda ukabubona ariko ukabura amahoro. Haleluya. Ariko uyu mugabo yaje kumenya ubwenge, aravuga ati rero ngiye ndimo ndabona yuko nubwo nakize, nubwo nashatse umugisha, nubwo nakoze ibi byose, ariko hari ikintu nafite ntabwo mbinezerewemo. Narongoye abagore 2 ariko ntibampagije, nongereho abandi ariko sinyuzwe, mfite abana bahagije ariko ntibanyuze. Haleluya. Yibuka yuko ari mu gihugu kitari iki, yibuka yuko ari w'igisebo, aravuga ati ikintu ngomba kwikorera. Afata icyemezo, yambutsa inshoreke, yambutsa inka, yambutsa ibintu byose, arangira avuga ati ni ngewe n'Imana. Arangije ngo akirana na Marayika, niko Bibiliya itubwira. Arangije amaze gukirana na Marayika, ngo bugiye gucya, Marayika aramubaza atari ku bundi urinde. Ntabwo iki gihe yabeshya Imana, yaravuze ati ndende Yakobo. Aravuga ati uyu munsi uhinduriwe izina. Kubera iki yamubwiye ko ahinduriwe izina? Nuko iryo yari asanganywe yari yarabonye ko ririho iki, ryari kubeshya. Haleluya. Yari yarabeshya Imana, ryariho umugayo. Arangije arayihana, arahindukira. Bene data reka mbabwire, ibyo waba urimo byose, fata icyemezo uyu munsi wihane, fata icyemezo uyu munsi uhindukire, fata icyemezo uyu munsi ugire ibyo urekura kugira ngo ugire ibyo uzasingira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo rero yafashe icyemezo, nawe ugifata uyu munsi. Itekerezeho uvuge ngo ariko mbanye n'Imana. Itekerezeho uvuga utari koko hari ibyo Imana yari yaramvuzeho, ariko ntabwo nagendeye mu bushake bwayo, niciriye inzira. Uyu mugabo yiciriye inzira, kandi nyamara icyo Imana